Reka tubasuhuze twifuze byiza kuri mwese mudukurikiye muri hirya no hino hatandukanye nkuko mubibona nambaye B1 Gin. B1 Gin rero navuga ko ikubiyemo ibintu byinshi bye bitandukanye, niyo mpamvu tugiye kuyigarukaho kugira ngo tuganire muri rusange turebe B1 Gin niki ndetse n'ibindi byinshi cyane bye bitandukanye bishamikiyeho. Nitwa David Kubwimana, mbaye ikaze kuri Capital Media Podcast aho tujye kuganira na Fisto aturutse muri B1 Gin. Ahubwo rero iyo umunsi wawe wagenze neza, igenera igihembo cy'agahebuzo gasembuye B1 Gin. Wayinywa ukwayo hamwe n'indimu cyangwa muri cocktail, B1 Gin igutera akanyamuneza kazira inkurikizi, hehe na hangover. Yisanga ahacururizwa ibinyobwa bisembuye mu Rwanda hose no ku ruganda ruzitunganya Roots Investment Group ku Gisozi. Sanga ibi n'ibisobanuro ku rubuga www.rootsinvestmentgroup.rawa no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Icyitonderwa, inzoga zirabujijwe ku bari munsi y'imyaka 18, abatwara ibinyabiziga n'abagore batwite. Fisto mezute ndaho neza, meze neza nta kibazo. Namahoro kabisa. Muri B1 Gin bimeze bite? Ni amahoro kandi dukomeje gukora kandi biri kugenda neza nta kibazo. Twinjize kuri iki kinyobwa, ngira ngo n'abantu bari kukibona imbere yacu kugira ngo abantu baze kurushaho kucyumva neza no kugisobanukirwa. Ndagira ngo banze twinjize neza muri company yariyo ikorera abanyarwanda ikinyobwa cyiza. Murakoze cyane. Company kuntu yitwa Roots Investment Group. Company ishyira imbaraga cyane mu bintu bijyanye n'ibyo kunywa. Tukaba twaratunganyije ikinyobwa cyitwa B1 Gin. Yes. Ku muntu ukibonye kano kanya, ni ikinyobwa kimaze igihe kingana iki ku isoko? B1 Gin imaze umwaka urenga ku isoko kuko yasohotse bwa mbere 2024 mu kwa gatanu. Yes. So urumva rero umwaka uri murarenga amezi agera muri 2. Yego. Turi ku isoko. Muri ku isoko. Cyakiriwe gute mu bantu? Ubona aho kibasha kuba cyagera, ariko mbere yuko utubwira uburyo cyakiriwe mu Rwanda cyangwa se uburyo cyakiriwe n'abantu kugeza ubu ngubu kimaze kugera ahantu hangana iki mu Rwanda ukurikije imibare mufite muri Root Investment Group? Imibare hari irashimishije kubera ko ubu tuvugana B1 mu gihugu hose. Waba uri Nyagatare, Rusizi, yes, Gisenyi, yes, Rubavu, waba uri muri Kigali, ahantu hose B1 Gin irahari kandi irahari ku gihe pe. Yes. No kuvuga ngo nta hantu na hamwe mu gihugu B1 Gin umuntu atajya ngo ayisange. Nta hantu hamwe, ahubwo nugera no muri boutique ugasanga ntayo bafite. Ndumva wababaza ikindi kintu baba bacuruza kubera ko B1 Gin irahari kandi igomba kubiboneka aho hantu uri kandi ukayikonsoma. Ubwo birumvikana. Utweretse ishusho y'uburyo no muri quartier B1 yagezemo, kandi koko hari n'uburyo bigenda bigaragara. Mpamya ndashidikanya ko hari abantu benshi baba bavuga bati nibyo koko iki kinyobwa turakizi kandi turakibona. Ariko none reka turebe umwaka urenga B1 Gin iri ku isoko, ubuziranenge bwayo nubuhe ku muntu ugiye kuyinywa hatatazabanza mbere yuko ayinywa ugasanga ari kubanza kubaririza ngo ese ngo nta kibazo ngo ntacyo yantera? Banza tubwire ubuziranenge bwayo bwizewe ku kigero kingana iki? Iki ni ikibazo cyiza cyane kandi abaturage bagomba kubimenya, cyangwa abakonsumateri bacu bakonsoma ibinyobwa byacu. Yes. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gitanga amahirwe ku bashaka gukora, ariko abo bashaka gukora bakaba babasha gukurikiza ibyo basabwa. Yego. Ni muri urwo rwego dufite FDA, dufite RSB. Yego. Bose batsura ubuziranenge bijyanye n'icyo waba ushaka gukora. So mu buryo bwabo, yaba ari gukontorora ese imashini mukoresha uko zimeze, ese ibikoresho mukoresha ku buryo aho mubikura uko byuje ubuziranenge. Yewe niyo mumaje gukora baza bagafata sample bakagenda bagapima bakareba koko imitinga na standard baba bashaka. So rero ibyo ngibyo byarakozwe kandi byaciyemo, kuko ntago watangira uruganda cyangwa utangire gukora produit, kuko produit ntago tuzaza bazayikonsoma. Ushobora konsoma n'umuntu uri Kigali, uri Nyagatare, so tuba tugomba kuyikora neza. Nayo mpamvu rero mu rwego iyo urebye kuri etikete yacu hariho S mark.
yego iki ni ikirango gitangwa na RSB ishinzwe ubuziranenge. Hari n'icya FDA. yego rero ibyo birango byose babiguha kuko hari icyo wujuje. Nabwira abantu rwose ko mbaha wenda nka information kuri iki kinyobwa cyacu ko kimeze neza, kiri safe, kuko ababishinzwe bagihaye umugisha. yego bamaze kugira umugisha, natwe muradukundira, baragikunda. Ikinyobwa rwose kimeze neza kandi gifite umwihariko ku bakonsumateri, barabizi. B1 Gin ifite test nziza cyane, ikagira na smell nziza cyane, ariyo umwihariko wacu. utweretse uburyo ifite umwihariko, ariko nanone umuntu ashaka kwibaza ngo ko tubona wagira ngo ni amazi ari mu icupa, ikozwe mu ki? Ibiyikoze rero biri kuri etikete. yego umuntu wifuza kuba yamenya ibiyikozemo cyane asoma kuri etikete, biba byanditseho byose abikubiyemo, hariho ingredients zikenewe cyane. So impamvu rero iba ari isa umweru gutyo, ni ukubera ibikoresho byakoreshejwe. yego hari izo uzabona abandi bafite cyangwa natwe twagira ziba zifite andi mabara, ariko ibikoresho tuba twakoresheje biba ari colorless. So niyo mpamvu bigusa gutya. yego ushaka kumenya ingredient kuri etikete ziriho kandi zirasobanutse mu buryo information yose wakifuza kuri etikete, ku buryo byoroshye kuba wamenya uburyo ikorwa kandi itunganywamo. watubwiye uti ni uruganda. burya uruganda ni ikintu kinini, kandi uruganda ni ikintu kivamo ibintu byinshi. mushobora guproducinga amacupa ngahe ya B1 Gin byibuze ku munsi niba ari uruganda? buriya rero iyo bigeze muri icyo gihe biterwa na target dufite. dushobora gukora bitewe na target cyangwa n'ibyo twiyemeje gukora, ariko ikigaragara cyangwa icyo nakubwira nuko quantité iboneka ni nyinshi cyane kabisa. yego turayibukora ko dufite imashini zujuje ubuziranenge kandi zifite speed nziza, zirakora kabisa, kuko quantité iraboneka kandi ihagije. nanabwira abantu ko quantité nibwo tuyikora ihagije, twakomeje no kuzirikana qualité yayo, kuko buriya ukoze ibintu byinshi bidafite qualité nziza nanone ntacyo waba uri gukora. ibyo twakora byose bibe byinshi bibe bikeya, ariko umwihariko wacu ni ukumana qualité yacu, kandi tunashimira abantu ko bakomeje kuyikunda, kubera ko natwe ntabwo tuzabatenguha, tuzakomeza tubahe ikinyobwa kimeze neza kandi cyujuje ubuziranenge. shyira ku munzani, shyira ku ijanisha, byibuze mushaka gusora nk'amakarita ngahe, abarimo amacupa ngahe ku munsi, wenda ujyanye ushyira ku ijanisha? ikarito iba irimo amacupa 28. sinamenya ngo amakarito ashobora gusohoka ku munsi angana ate, ariko ni menshi. yego wenda ijanisha nashyiraho ko 80% y'ibyo twakoze ku munsi birasohoka, kandi bigasohoka byuje ubuziranenge. Okay. ubwo bivuze ngo kapisa abanyarwanda nta mpungenge bakwiye kugira z'uko bashobora no kuzayibura ku isoko. icyo ngicyo nicyo cya mbere tugomba kurwana nacyo, kubera ko iyo wakoze ikintu cyiza biba bigusaba nanone guhora uhari, kuko nimba abantu bagukunze cyangwa bakunze ikinyobwa cyawe, biba byiza iyo utabatengushye ngo ubure ku isoko. abakonsomateri cyangwa abarangura barabizi, B1 Gin iraboneka mu gihugu ahantu hose kabisa, kandi ku gihe. niwo mwihariko wacu. yego burya uruganda ruhora rutekereza ibyo umuntu cyangwa se ibyo abakonsomateri barwo bashobora kuba bakenera. umwaka urashize uruganda Root Investment Group rufite ku isoko ikinyobwa kimwe cyitwa B1 Gin. kubera iki mutarakora indi muri icyo gihe cyose cy'umwaka? habuze iki kugira ngo byibuze abanyarwanda bavuge bati haje B1 Gin, wenda n'urugero haje n'irindi zina ryitwa 21 Gin, byagenze biti? Yakoze ku kibazo cyangumajije. buriya ibintu byiza, iyo ushaka gukora ibintu byiza uritonda.
so iki kinyobwa cyacu kiri ku rwego rwiza pe, so kugitaka wenda ngo nuko tugikora cyangwa tugicuruza kiri ku rwego rwiza cyane. So biba byiza rero iyo ushyizemo akanya kugira ngo utegure n'ibindi, buriya iyo wakoze ibintu byiza bigushyira nko kuri, sinzi niba nabyita pressure yo kugira ngo n'ibindi uzasohora bizaba bimeze neza. So rero turi gutegura ibintu byinshi byiza kandi vuba cyane turarizinga indi product ku isoko. By the way dufite n'indi cupa rinini rya B1 Gin rifite 750 ngo banakore ibishokamira kugira ngo igaragare, naryo riri hafi cyane bitarenze igihe, sinavuga ngo ni iki gihe runaka ariko vuba cyane. Iyo produit ya B1 Gin ifite icupa rinini ifite 750 irabiri ku isoko. Yego, tunategura indi brand ya kabiri kandi izaba imeze neza cyane. So rero icyo nakubwira ntago twatinze cyane, ahubwo ni kwa kundi kugira ngo dukomeze twitse cyane kuri karite ibyo dutange karite nziza, tunategura iyindi nziza kugira ngo abanyarwanda tubahereze ibinyobwa kandi bimeze neza, bifite karite nziza kandi bimeze neza. Hari ya kabiri mugiye gusohora, mwatubwira ndetse izina ryayo niba bitarabibanga cyangwa ntayo izina igihe kizagera cyo kuritangaza kuko ntago turayishyira ku isoko, ariko abanyarwanda icyo nabateguza nuko ari ikinyobwa cyiza kimeze neza cyane pe. Nabakumbuza kandi nkababwira ati coming soon. Yego, bigeze ku ijanisha rya kangahe mugitegura? Mugeze kuri kangahe ku ijana mutegura iki kinyobwa kindi gishyashya? Iby'ingenzi byararangiye, hasigaye utuntu duke cyane. Navuga ko ari nka 95%. Yego, hasigaye pourcentage nayo kugira ngo icupa rya kabiri cyangwa brand ya kabiri ibe released. Ariko tunakangurira abantu ko dufite brand ya B1 Gin nini iri hafi nayo gusohoka, so ibyiza biri imbere kandi birahari. Integrated Barista Training Center, twe tukuremera hazaza. Rubyiruko mukeneye ubumenyi bufite ireme. Ese mwaba mukeneye kuba abanyamwuga mu kubona akazi byihuse mugisoza kwiga? Mwaba mwaracikirije amashuri se? Mwaba mwararangije icyiciro icyo ari cyo cyose cy'amashuri ariko mukaba nta kazi mufite? Ubu igisubizo cyabonetse, hehe n'ubushomeri. Gana Integrated Barista Training Center maze bakubera ikiraro gituma uhoberana n'amafaranga. Aba barakwigisha buri kimwe cyose ukeneye kubyerekeranye n'ikawa. Aha niho honyine uzakura ubumenyi muri barista skills, cyangwa se ibijyanye no gutegura ikawa, gutegura ubwoko bw'amaji butandukanye, icyayi ndetse no gusogongera. Muri Integrated Barista Training Center kandi mwiga gukaranga ikawa, ibyitwa roasting skills, nabyo biguha akazi mu kanya nk'ako guhumbya. Ngaho rero bahinzi ba kawa namwe ntitwabibagiwe, Integrated Barista Training Center ibafitiye amasomo abafasha kubungabunga umwimerere, ubwiza n'uburyohe bwa kawa yanyu kuva mu murima kugera ku isoko. Namwe mwifuza gutangiza ubukerarugendo bwa kawa kandi imiryango irafunguye muri Integrated Barista Training Center. Kubashaka ibyangombwa byo kugurisha ikawa yanyu, hehe no kubaza umuhisi n'umugenzi, byose ni muri Integrated Barista Training Center. Banyamahoteli namwe mufite amarestaurant, mwajyaga mwifuza aho mwakura ababarista b'inzobere mu gutunganya ikawa? Nimushyire umutima hamwe, ahubwo mutugane tubahereza ababarista b'abanyamwuga, babandi bazatuma mwunguka mugacukubiri n'igihombo. Integrated Barista Training Center muradusanga Kimironko Bibare, cyangwa mugasura urubuga rwacu arirwo wa-iptc.rw, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu. birahari. Niki kiri muri iyo brand nshyashya mugiye gusohora kitari muri iyi ngiyi ntoya abantu babonaga? Buriya buri produit igira umwihariko wayo, byose biba bifite umwihariko wabyo, kuko buriya product kugira ngo habe indi product ya kabiri nuko bifite ikindi kintu rusha indi yandi. Ushobora kuba bitandukaniye ku bikoresho, ushobora kuba bitandukaniye muri kara, bishobora kuba bitandukaniye mu bice bitandukanye, gusa nakubwira ko nayo ifite umwihariko wayo kandi mwiza. Nanateguza abantu rwose ngo ikinyobwa kimeze neza kabisa, ngiye namaje no kugisomaho kandi kimeze neza kitarasohoka, kimeze neza rwose ku buryo ahubwo abantu amafaranga babe bayabika, kuko hari n'ikindi kinyobwa kigiye gusohoka kandi gikeneye ko gikonsomwa neza cyane. Bivuze ngo gishobora kuzaza kiruta iyi ngiyi?
target ni iyo ngiyo, kuko twebwe ibyo dushaka no gukora dukora ibyiza kurushaho, ibyiza kurushaho. Yego. So rero ishobora kuziruta rwose, kandi ntabwo twe twaba tubifata nk'ikibazo, ahubwo ni improvement. Bitavuze ko iyi ngiyi ari nziza, iyi ni nziza cyane, ariko twifuza ko twakora ibyiza kurushaho buri munsi kugira ngo abantu tubakomeze tubahereze karite nziza cyane. So turabizeza ko tuzabaha ikinyobwa cyiza kandi cy'umwimerere. Ntekereza ndashidikanya ko Root Investment Group ikora ikinyobwa B1 Gin, iyo ikorera abanyarwanda, kandi ni nabo ba consumateur ntekereza benshi ifite. Ariko umuntu ashobora kwibaza ngo ese ko mugiye gushyira ikindi kinyobwa hanze, hari hasanzwe hari iyi ngiyi ishobora kuba yakorohera babakiriya banyu mwari musanzwe mufite, cyangwa se abakonsumateri basanzwe bashaka kwigira kuri boutique bavuga ati munyihera aka gacupa gato, none akaba kaje kuza igicupa kinini. Ku bijyanye n'ibiciro ntago biri buze gutuma abakiriya banyu babavaho. Sorry, navuga nti nimuramuka musohoye iryo cupa rinini kuri iri ngiri, babakiriya banyu ba B1 Gin bari basanzwe binywera aka gatoya, ntibari buze kugira impungenge bakavuga bati haje icupa rinini rihenze, none tugiye kureka B1 ntituzongere kuyinywa, cyangwa se niyo karite yindi ntibazongere kuyinywa mugiye gusohora. Impungenge nazimara abantu, kubera ko iyi B1 Gin ifite mililitiro 200. Yego. So icyo twatekereje cya dushaka gukora ni ugukora irindi cupa rinini ifite 750. Yego. So abantu bayikonsoma bitewe n'amafaranga bafite. Ushaka konsoma iyi ngiyi kubera ko ariyo ihuye n'ubushobozi ufite, ariko se wa muntu ufite ubushobozi bwigiye imbere cyangwa umwingiye akabona imushiranye vuba, nawe ntitwamutekerezaho. So ibiciro ntago bisa, kubera ko ntago ingana ifite mililitiro 200 ifite igiciro cyayo, ifite 750 ifite igiciro cyayo. Icyo bihuriyeho gusa nuko byose ari brand imwe kandi bihuje karite, ariko muri size zitandukanye. Nanabwira abantu ko niyo tuzasohora brand ya kabiri izaba ifite icupa rito, ifite n'icupa rinini, kugira ngo ahubwo duhaze isoko, wa muntu ushaka ikinyobwa kinini, wa muntu ushaka ikinyobwa gitoya, bijyanye na volume ashaka gukonsoma, bizaba biri ku isoko cyane, kuko ntago ari confusion, ahubwo byaba ari nk'igisubizo kugira ngo ushaka n'icupa rinini aribone kandi aribone rimeze neza. Ntacyo bigomba guhungabanya ku biciro, kubera ko uzajya ukonsoma bitewe n'icyo ushaka. Icupa rinini uribone, ritoya uribone, kandi uribone ku gihe no kuri karite nziza. Okay. Ubwo birumvikana ni icupa rizaba rigikubye nk'ingeri kabiri, rizaba rifite mililitiro 750. 750. Ubwo ugereranyije n'inkaye ngaya biragerekeranyije cyangwa ntago yageramo? Ni na 3 n'igice. 3 n'igice. Rimwe rizaba rigura ngaho icyo gihe? Biracyari mu nyigo, ntabwo birajya ku mugaragaro, ariko bizaba ari ibiciro biri affordable kabisa, ku buryo buri muntu wese azisanga kuri ibyo biciro akaba yari konsoma. Wow, ntekereza ko ubu noneho abakunzi ba B1 nibaza no kureba n'ikiganiro barumva ko mwabashyize igorora mu buryo bwose bushoboka. Ariko ku bacuruzi reka bariho tugarukira, wa mucuruzi wari usanzwe urangura muri B1 Gin akaza akirangurira ikamyo imwe cyangwa se amakamyo 2, ubagiye kumva ko muri gutegura byibuze kuzana n'amacupa manini yisumbuyeho, kuri waraza kwishima. Ariko se hari uburyo mwashyizeho bushobora kuzamufasha kuko bashobora kuba yarangura ku giciro kimworoheye? Cyane, kubera ko igiciro cyoroshye, nkuko nabikubwiye, iryo cupa rizasohoka rifite mililitiro 750, ibiciro rizaba rifite bizaba biri flexible kabisa, ku buryo buri muntu wese yakirangura. So apari bizaranguriraho, uzaba nawe wacuruza ukagira icyo ufata, kuko natwe ntabwo twifuza ko warangura ikintu kizaguheraho, twifuza ko warangura ibintu bikagenda. So igiciro icyo navuga ni nko kuinforma abazakira iyo produit ko izaba ari ku giciro kiri affordable, ku buryo kabisa nta kibazo kabisa, bazayirangura neza kandi ntibagire impungenge. Nta mpungenge zirimo mu biciro, bizaba biri flexible ku buryo warangura ugacuruza. Okay. Uyu munsi wa none rero birumvikana produce ikomeje gukorwa muri B1 Gin. Abarangura bimeze bite? Na cyane ko ntekereza ko bitewe nuko turi kugenda tugana wenda
mu mpera z'umwaka abantu bashobora gutekereza ko ariyo mpamvu mwatekereje gusohora indi nzoga, niko bimeze? oya ikibazo impamvu rero ni iyihe? impamvu bijyanye no gusohora iryo cupa cyangwa se gusohora iyindi nzoga? buriya rero ibintu byose bigira plan. Yego. So muri plan zacu turabona ko ari cyo gihe gikwiye cyo kuba twaririzinga iyo product. Ntabwo mugeze mukererwa. It's matter of time gusa. Ni plan twihaye kugira ngo bigendere ku gihe. So niyo mpamvu rero isaha n'isaha izahita isohoka. Okay. Ubwo abantu rero niba yitegeye kandi izaza vuba. Hanyuma rero kurangura B1 navuga nti birakomeje, abari hirya no hino mu gihugu bari kubasha kuzibona neza. Icyo nicyo kintu kina kudushimisha muri iminsi kubera ko abakiriya bacu aha waba uherereye hose, waba uri Rusizi, waba uri Nyagatare, waba uri Gisenyi, Musanze, komande igihe cyose uyitangira tuyikugezaho kubera ko turi kwifuza ko cyangwa turi gushyira imbaraga cyane muri delivery kugira ngo abantu babone ibyo batse kandi bonere ku gihe. Mu gihugu hose iri kuboneka kandi uko abantu bakoze komande barazibona kandi bakazibona ku gihe. Okay, ese birashoboka ko umuntu wifitiye boutique muri quartier ashobora gufata igare akavuga ati ngewe ngiye ku ruganda rwa B1 ngiye kwizanira amakarito yanjye 5 kugira ngo nirwe mbahamagara mbarushya, reka ngewe ngiye kuzirebera? Birashoboka ko mwayamuha cyangwa hari ahandi hantu mushobora kumwohereza? System iteye y'ubucuruzi. System kuniteye dufite abantu benshi bagiye baduhagarariye bari mu mujyi kandi barangura. Kayonza barahari, Kigali, hano muri Kigali, Burasirazuba, mu majyepfo hano hose. So ureba hakwegereye kugira ngo bazikugezeho. Ntago kuza kurangura ikarita imwe ku ruganda cyangwa ebyiri byemewe, ahubwo ureba aho ahakwegereye kandi baranguza bakakuranguza kandi bakaziguha neza kuko natwe tuba twazibahaye ku gihe kandi tukazibaha neza. Uwemereye kuza kurangura ubwo ni umuntu wujuje ibihe nibe bisabwa bagomba kuba yujuje? Uza ku ruganda nyirizina avuga ati nje kurangura ku ruganda? Ntago byemewe kurangura ku ruganda. Icyemewe hari nimero dufite, uraduhamagara ukatubwira aho uri, ukatubwira na B1 ukeneye ko zingana, hanyuma tukazikugezaho. Twebwe tuzikugezaho, mwege murazimuzanira? Turazikuzanira rwose. Ntabwo ari bya bindi ngo reka nze mbanze nirebere ko ibyo muri kumpakirira ari byo nari ngeneye? Twebwe uraduhamagara ati ndi mu mujyi ndashaka B1 500. Yego. Ugakurikiza ibisabwa kugira ngo uzihabwe, yaba ari iyo payment, yaba ari uburyo bwose, hanyuma tuzikugezaho rwose. Ntabwo ari ngombwa kwizira ku ruganda. Yego. Twebwe dufite imodoka kandi zikora neza. Aho uri hose mu gihugu urahamagara nimero, sinzi niba nayivuga. Yego, ubwo nayo rwose urayihereza abantu ntacyo bitwaye. Abantu ashaka kurangura rwose B1 nababwira iki? Imiryango irafunguye. Nimero bahamagara 07 9 42 09 5 3 Yisubiramo 07 9 42 09 5 3 cyangwa ugahamagara 07 88 32 50 71. Izo nimero nizo ya company yacu, uraduhamagara ukatubwira aho uri. Yego. Hanyuma tukakugezaho B1 ushaka ko zingana cyangwa product ushaka, kubera ko turakwitaba tukakwitabira ku gihe, tukanakugezaho ibintu byawe ku gihe kandi bimeze neza. Ninde muntu utemerewe kunywa B1? Ninde muntu yemerewe? B1 Gin umuntu utayemerewe ni umuntu utarageza imyaka 18 cyangwa umugore utwite cyangwa umushoferi uri mu kazi. Ariko nimba waparitse akazi kawe kagenze neza, nta kindi kinyobwa wagombye kuba unywa kawenywa B1. Ariko nimba utwite, nimba utaruzuza imyaka y'ubukure, cyangwa ufite uburwayi runaka bukubuza kuba utakonsoma inzoga, byaba ari byiza kudukonsomera product, ariko ntabwo byemerewe. Ntabwo byemerewe. Abayemerewe ni abantu bose barengeje imyaka, bari hejuru y'imyaka 18 kandi bari mu kondisiyo nziza. B1 Gin wemerewe kuyikonsoma nta kibazo. Umuntu yitegereje iri cupa ubona ko B1 Gin ni insirimu pe. Ubona ko ni ikinyobwa cy'igisirimu, ni ikinyobwa umuntu ashobora no kugendana kuvuga ati ngiye ahantu ningerayo nzafungura nkinywe.
bikaba byatuma buri muntu wese ashobora kukigendana mu buryo bworoshye cyane. ariko hari igihe abantu bamenyereye ko ibintu wenda by'ikinyobwa ruguhita ufundura ushyira ku munwa gutugutu nta guhagarika. Ese mwebwe nka mwafashe umwanzuro wo gukora iki kinyobwa, hari uburyo mwashyizeho buri nk'ubujyanama cyangwa se mushobora gusaba abantu bifuza kukinywamo mu buryo bwa gisirimu? Uyu mwaka uzajya kurangira ku isi yose habonetse toni miliyoni 25 z'ibyuma by'imodoka zashaje. Iyi modoka nicyo gikoresho gitanga ibyuma bicurwamo ibindi bikoresho byinshi ku isi. Waguze imodoka nziza iguhenze, uyikunze, ariko ifite ibyago byinshi by'uko ibyuma byayo bizajya mu bindi byose bijugunywa ku karubanda niba ukomeje kuyikoresha mu magaraje mabi. Umurinzi usigaye w'imodoka yawe ni Medecar. Igaraje rigezweho rikorera mu mujyi wa Kigali, aba ntabwo bakanika imodoka zangiritse gusa, ahubwo bazigira nshya. Minisiteri y'ibikorwa remezo n'urugaga rw'amagaraje mu Rwanda bahaye Garage Medecar Limited uburenganzira bwo gusana ibinyabiziga byangiritse chassis. Bakemura ibibazo ibyo ari byo byose bya moto z'ubwoko butandukanye, boîte automatique. Bafite aba engineer basobanukiwe ikoranabuhanga ryose ry'ibinyabiziga. Basiga amarangi imodoka, bafite ibyuma byose bishyirwa mu modoka ku buryo batajya kubigura ahandi. Nkaho ibyo bidahagije, banigisha kandi bagahugura urubyiruko umwuga w'ubukanishi. Bafite salle igezweho yo gusigiramo amarangi. Bafite imashini igezweho ikora pensage hakoreshejwe mudasobwa. Bafite imashini igezweho isuzuma uburwayi bwose bw'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Imodoka yawe nta hantu urayikoresha heza nko muri Garage Medecar Limited. Igaraje rifite umutekano usesuye kuko ririmo kamera nyinshi zicunga umutekano w'ibinyabiziga byanyu. Garage Medecar Limited ikorera mu mujyi wa Kigali no mu mujyi wa Rubavu rwagati. Hamagara 07 88 30 48 cyangwa 07 38 13 13 13. Kinyobwa giti. Ikinyobwa cyacu kunyobwa icya mbere buriya iyi nzoga itavangiye nibwo iryoha cyane. Nibwo wumva meze ukuntu iyo test cyangwa nibwo wumva ikintu neza cyane. So twabwira abantu cyangwa twaba informa ko biba nziza yinyweye yonyine utayivangiye, ariko ushaka no kwivangira ushaka kwivanga mu macocktail, abantu bakora amacocktail bavanga bakora mixture y'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Ni byiza ko wakoresha ino gin B1 gin kubera ko nayo iryoshya cocktail. Yego. Ariko ubaye udashaka kunywa cocktail ushaka kuyinywa yonyine kandi ukayonjoyinga kabisa. Wow. Ubwo rero nyaboneka abantu babyumvise ni bamwe B1 aho bari hatandukanye kuko nicyo kinyobwa cyonyine gusa. Ntekereza ko abantu bashaka kunywana cyane ko nk'ikiganiro tugikoza ari muri weekend. Ubwo ngubwo abantu ndabiza akazi ntako bafite ejo biremeye rwose kukinywa. N'abari mu rugo bashaka kuvuga bateka dutumize nda ikarita imwe cyangwa abiri tuye twinywera nta kibazo nta kazi gahari. Kandi ntekereza ko byaba ari ibintu byafasha cyane. Dusa rero tukugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, urasako twibutsa ahantu uruganda ruherereye, twibutse n'ama platform wenda mukoresha cyangwa se ama social media zimukoresha kugira ngo abantu bifuza kurangura B1 cyangwa se bifuza none kuba bakigera no ku ruganda bakeneye kumenya nandi makuru atandukanye y'imikoranire. Hari igihe umuntu avuga ati ngewe sinkeneye ko tuza kuganira kuri telefone, nkeneye kubaza byinshi nta kibazo, ariko nkeneye kwizera ku ruganda twiganirire, nshobora kuba nifuza kubahagararira. Yego. So uruganda ruherereye ku Gisozi, uzamuka ujya ku Kagari ka Musezero. Ubwo abantu barahabona haruguru y'agakiriro gutya. Niho uruganda ruherereye. Hanyuma umuntu ushaka kudukurikirana ku mbuga zacu kuri Instagram dukoresha B1 Gin. Urandikamo bijambo B1 Gin. Kuri Twitter B1 Gin, kuri Instagram B1 Gin. Urahita ubona imbuga zacu. Yego. Okay. Ku buryo wakurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi. Sozo wenda akabazo ka nyuma ntazo kukurekura ntakakubajije. Ese mukeneye abantu babahagararira cyangwa ntabo mukeneye?
niba mubakeneye barasabwa iki? Naduhagararira mu gucuruza B1 urugero umuntu ari Nyamagabe mu gasantere ariko aravuga ati hano wahashyira liquor store cyangwa se nkahashyira depo y'inzoga za B1 ese ko nshaka kuba nabahagararira muri aka gace nakora iki? Biremewe cyangwa byararangiye? Imibare cyambere cyiza kirimo aho ngaho ni ukugira icyo gitekerezo. So igitekerezo cyawe urakizana ku ruganda, navuze contact, uraduhamagara ukatubwira proposal yawe, tukaguha appointment ku ruganda, ukaza ugatanga projet yawe tukayigaho ababishinzwe, hanyuma rwose tugakorana kandi nta n'impungenge kubera ko zirimo, kubera ko nubwo waba uzikeneye izi saha ukavuga ati ndashaka inzoga 1000 ntuguhita tugupakira tukakuzanira ni nk'ako kanya kabisa. Wow. Fisto ubwakure kuri hari icyo bitwaye cyangwa hari ubutumwa wagenera aba consumateri cyangwa se abakiriya ba B1 Gin muri rusange cyangwa se ababarangurira umunsi ku wundi abashakaga kugerageza kuri B1 ariko bikanga ko batoya ntabwo ndi busomeho reka mbyihorere, hari ubutumwa wamugenera ku buryo asomyeho ntacyo yaba? Mbere na mbere ni ugushimira abakiriya bacu, tugashimira n'abafatanyabikorwa bacu aribo barangura bakaduhereza abo bakiriya bacu, turabashimira cyane mu ruhare rubagira rwa buri munsi. Komande zabo cyangwa ibyifuzo byabo nibyo bituma dukora cyane kugira ngo duhaze ibyifuzo byabo, kandi ndashyira umucyo ku bantu bayikonsoma kuko yujuje ubuziranenge. Ni ikinyobwa cyiza cyane kandi kiri tayari kuba wagikonsoma. Nagira inama abantu kugikonsoma kandi bakagikonsoma mu buryo bwiza butarengereye cyane ariko ukagikonsoma. Hari n'ikindi kintu kijya kiba mu bantu bakagira confusion bavuga ngo ikinyobwa gikunze gusohoka ari cyiza cyane, kikakora umwaka umwe, imyaka 2 kigahita gihindagurika bitewe nuko abakire niko bakunze kuvanga abakire babonye yabo. Twebwe umwihariko wacu ni karite. Yego, tuzaguma tubahereza ibintu byiza kuko ikibazo twaje tukizi kandi tugomba gukomeza dutanga ibintu byiza kandi bimeze neza. So karite yacu izaguma uko wayikonsomye ariko ukomeze, ariko n'ubu ngubu uyikonsome imeze. Dufokasinga kuri karite kubera ko twaje kugira ngo abanyarwanda babone ibinyobwa kandi byiza bidahinduka kandi bibonere ku gihe. So turi igisubizo cyanyu. Twebwe icyo tubasaba gusa ni ukutuba hafi mukadukonsomera izi products ibinyobwa bigiye bitandukanye. So birumvikana rero ubwo ntekereza ko ku bakunzi ba B1 Fisto ashyize umucyo ku bantu bahoraga bibaza bati ko tutabona ikindi kinyobwa kizanwa na Root Investment. Ubwo rero birumvikana vuba hanga rwose kirasohoka nubwo atatubwiye igihe. Ni vuba cyane ariko ubwo reka twizere ko ari vuba nko vuba cyane kuko turabizi ko bikenewe cyane kandi natwe muri plan zacu turabona ko igihe kiri kuza kabisa kandi gikwiye. Turabizeza ko igihe tugiye kuyisohorera n'igihe cyiza cyane mu tayari cyane. Kandi indi message natanga, tugiye muri weekend, nugera muri boutique, nugera kuri supermarket tugiye gutaha, aho wibuce hose urunguruka muri boutique kwa B1 Gin kugira ngo weekend yawe igende neza. Yego. Okay, reka ngushimire. Ubwo ngubwo reka twizere ko na nyuma y'icyo kinyobwa kindi muri gutekereza n'uburyo mwazasohora ikindi. Cyane rwose ibyo tubirimo cyane kuko twebwe twaje kugira ngo abanyarwanda babone ibinyobwa kandi byiza. Okay, ndagushimiye Fisto. Murakoze cyane kandi turabashimira ko mwatwakiriye muri Capital Media. Turabashimira cyane. Mwakoze.